naje nagarutse ni Joy B the creator not imitator teacher w'abanyabwenge mufata agatebe twige mwagafashe abazi ubwenge basigaye bategereza dushyashya ngo baturebe kuko bazi ko bigira mu turu twinshi naho abatazi ubwenge kuvanga iyo video wasenga ireshya gutyo kuvuga ngo ni iki abatazi ubwenge nyine ariko abazi ubwenge babandi bajya kwa DJ ngo DJ mbere yuko umona filime banze ushyireho OGB za Joy B kuko hari ahantu nabonye hakora umuti harimo ubwenge bwinshi by the way twitangirire mufata agatebe twige mwagafashe ntangire yitwa Joy B the creator not imitator perezida w'urubyiruko mwese aho muri ndabayoboye ubyemere cyangwa mu byange ariko ndabayoboye genda perezida w'urubyiruko abandi bose ndabayoboye nabo bari mu rubyiruko reka twitangire nta byinshi tuitangiye gute rero bimeze bite kuri murasushwanya gusa amafaranga yanjye make nibone nisabirije bimeze bite akivuga ibyo bamunagira amafaranga menshi cyane you want to get 10 times as much shaka kugira nkayo ngayo se yikubye inshuro nk'icumi guri of course sir cyane ariko ibyo ntago bisekije I'm not joking umva ntago ndimo ndakina I want you to do something for me hari ikintu ushaka kunkorera ahita muri gifoto uratekereza urimo urakora iki get in genda mu modoka yari genda afata twa dufaranga iyo utishe wari ikintu gashaka bukorera don't touch me umva nangira ikintu ugenda ufataho urebe uko tuyitangiye sike basari icumye tuzakurina ndatekereza hano baraje mutera mu makeup ibiki nyine ase neza tu turn around hindukiya turebe yongera areba ifoto ya mufoto cyajya arimo arasabiriza areba n'ukuntu hano arimo ararebeka ari gusa aravuga ati shacyakoza abana babaye icyo kitu akazi cyako nkora gakora neza thank you Mary urakoze none ubu wagenda akazi kawe gasoje urebe let's get to work reka tujye ku kazi noneho akazi kawe ni ukwangiza ubuzima bw'umugabo umwe hano muri ino si bundi ugahita ubona icyo ushaka tugiye ku kirori cya fundraising uraza gusanga y'umugabo uwo mugabo niwe target yawe umusome n'umubona musome ibyo ngibyo nibyo ugomba gukora ndetse ndaza kugufata agafoto urimo uramusoma kubera iki ariko ibyo byose kubera iki wibagiye uri we harongera mwibutso wari we ku gafoto wibagiye kuri umusabirizi ni gute nkubwira ibintu ugashaka kuzana ibitekerezo byawe ubuzima bwiwe buraza kwangizwa n'umugore w'imihanda udafite ahaba tuva ariko ibyo bintu ntabwo uri bubikore uri umusabirizi ara ku muhanda aya niyo mafaranga yoroshye ugiye kuba wakorera mu buzima bwawe ntabwo wambwira ngo uye ase kubera iki ibyo byose ubundi kubera iki wambwira ngo njye kwangiza ubuzima bw'umugabo ni iki ibyo byose ni ibyiki rangiza muri saha gutya wayibonye uri umusabirizi atuva wapa ariko nta kibazo yitware ni yawe nayiguhaye kandi ubakana keza ndaza kuba nkutegereje hariya kuri resitora urebe amasaha 10 zakwino urebe ako ibyo bintu bikore neza ariko itware nkaho ibintu usanzwe ubizamo atari ubwa mbere uje muri restaurant atari ubwa mbere uje muri bar muhereza agakombe by one hand please gafatisha koko kamwe ariko shaka kunsebya urebe
Let's take it from the top. none reka tubishyire kuri rwego Walk best downs. Casual tugiye kujya hariya hari stone conversation, chat. genda umwegere n'ibiki Seen the photo. Hey. bite Okay. ebe Got it bad. atuba ndabyumva ariko I got it bad. ndabyumva ariko This Mr. Mr. Stone Suninde Well, Everybody, wakiraho very stoned. uti buri mwese mureke twakire Mr. Stone Thank you, friends. murakoze inshuti There's some good urareba news I want to hari share. amakuru meza nshaka yuko nabasangiza ukwezi gushize We raised our twakoresheje ibihumbi 20 y'amadolari byacu which for both food, clothing, ndetse twabikoresheje tugura ibiryo imyenda tugurira abantu batagira aho baba and medicine for the homeless. n'imiti tugurira n'imiti abantu batagira aho baba This still continues. ariko bino kandi biracyakomeje We can do better than that. twanakora ibirenze ibyo After all, there are so many good people. nyuma y'ibyo hari abantu benshi kandi beza hano bakomeje kugenda badufasha Have a great night. mugire ijoro ryiza uyu rebye ibyo nturiya wari urimo urambwira ngo ngende nangize ubuzima bw'umuntu ufasha abantu umuntu ufasha abantu ufasha n'abantu batagira aho baba nawe ari muri abo bantu bari homeless batagira iyo baba That wasn't our agreement. ariko bira ntabwo byari icyo twemeranyijwe Have you heard what he said? wumvise ibyo yavuze Said it with a man like this? uragira ngo nangize ubuzima bw'umugabo umeze gutya ibi ntabwo nabikora well then, none ushaka kuvuga iki ushaka kuvuga ngo but the first ushaka kugenda girl bimeze bite urasa neza also send you the bill for the dress, for the makeup. ndaza kukohereza Have an email? amafaranga yo kugura ya makeup y'imyenda y'ibiki byose ushaka I don't go through that police trouble. ntabwo nshaka kunyura mu bibazo bya polisi You, do you? kandi nawe niko bimeze siko bimeze That's good. ibyo ni sawa noneho reka none tujye ku pangu wacu up to the plan Good girl. mukobwa mwiza za hano makanzu nta nubwo amenyereye kuyagenderamo Oh, miss. za hano nta hatashaka yuko banavugana ati bimeze bite bimeze bite My name's Peter Stones. amazina yanjye nitwa Peter Stone wowe witwa nde Louisa. What does such a beautiful girl like you do? none se umukobwa mwiza nkawe akora iki I mean, urareba I'm kind of looking for a job. ndimo ndashaka akazi And yet, you kanya se help the homeless. nawe se ufasha abantu batagira iyo baba I share everything. natuvagiye nkunda kuba ahubwo hafi yabo buri kintu cyose mbonye turasangira One day I'll do the same. nifuza yuko umunsi umwe na kubona urimo urakora ibyo bintu uri kuvuga Thought that rich people are incapable tinatekerezaga yuko abantu b'abakire of ikintu bashoboye nyine with everything they ari have. ukubaho ngaho bishimisha n'ibyo bafite No? ntabwo ari kwemeza It's my life's work. ati akariko kazi k'ubuzima bwanjye Foundation has been helping all the uti foundation yanjye kumva uyu nguyu kureba how hard abona ifoto yiwe hariya muri iyi foto yewe tatu ati urareba To na all that harya indimi lost everything. yes, but abona ifoto yiwe hakurya losing the only thing they have left. ati bamuha kabisa ariko Lives. gira vuba urebe What happened? urareba bigenze gute I think I got something into my. ubanza ngize akantu kagiye mu jisho we natangira gutanga amakaya kumi umukobwa ahita amuha kisi yes ibintu ukoze ni ibiki Ashamed of yourself, Peter, for having. se ibintu ukoze niko Mr. Stone wowe nta soro wumva ufite koko gusoma abantu ufasha urabona umuntu usomye ni umunyamuhanda ndetse ari muri ba bantu ufasha batagira iyo baba Will be. You better give up your position. ndikumva rwose position yawe wayivaho cyangwa se ibintu byo kugenda wisomeshwa abantu ufasha bimenyekana ahantu hose Jacob. Yakobo urazi Oh, ibyo bintu ntago mbyitaho Kissing her. kandi iyo namusoma ntago bikureba nta n'ikibazo kibirimo Fine person as the rest of us, with a tougher kuko abantu ba homeless cyangwa se batagira iyo baba nabo ni bamwe muri twebwe terms. Peter, you don't seem to get it. Oh, you don't. umva ibintu ntago bisa nkaho utari kubyumva ati nawe ariko uriko bimeze ntago byumva
Die on your menace for a long time, Jacob. But I'm sick of it. atuva Yakobo, ibi bintu byo gukomeza ungendaho nabibonye igihe yo gukomeza kungendaho nibiki, ibi bintu uzabireka kuko ngiye rwose ndabirambiwe. I'm sick of it. From now on, The founder of the foundation baka kanya hakurino is invited bahita bongera bakira Mr. Stone azongera honorary atange speech. patrons. let's continue this conversation. Reka twakomeze kino kiganiro nyuma y'uko mvuye gutanga speech yagiye kugira uratekereza ugiye. The deal's over, so I'm moving. Ndatekereza ariko deal yanjye irangire hano. Mine. Umva, Decided when you leave. ni ngiye hano ugomba kukubwira niba ugenda cyangwa utagenda. Follow me. Urekire umugabo hano ashaka ni abantu nyine usanga bafite ishyari ku kazi, ntabwo bajye bahabura. Mbere y'uko rero tujya ku gihembo nyamukuru, ariyo mpamvu twateranye hakuri no. Reka mbanze Mr. Tony buretse hari ndashaka kuvuga amagambo make, hari ikintu cya kubabwira. Ndashaka ikintu cya kuvuga kuri director of foundation ya. Reka mbanze nshimire Mr. Stone ku bwa biro byose twagezeho, atari kubwe ntabwo tuba tugeze hano hose, ariko nanone mfite ikindi cya kubabwira. Rebe Round of applause for this gentleman. mwese mukomera amashyi uno mu gentleman. Attention to the screen. Ariko nyuma y'ibyo murebe no kuri screen yaberetse ifoto yarimo arasoma Umusabirizi, umwe mu banafasha Stones picks up girls of the streets. uti Mr. Stone afata abakobwa bamwe bakuye mu mihanda yitwaje izina rye yuko abafasha ubundi akabakoresha. Mr. Stone bahise bamutabo. Words, but I hear witness. Natekereza ko ibintu ari amagambo, ariko mfite hano umutangabuhamya Want to do for money. ibaze ko yamuhatirizaga ibyo kuvugaga bivuge nako ibyo gukoranga bikore kubw'amafaranga. Could be served. Please. Reka byivugire hano umutangabuhamya. Uyu Mr. Stone yarumiwe. Ikigabo hano ni kimwe muri babandi batajyabura ku kazi, usa nako si no ku kazi na ahantu hose usanga hari abantu bafite amashyari, ndetse bafite ishyari nyine ugasanga bafite ishyari umuntu bitewe na position ariho bashaka kumanura. N'ikiracyo ariko imeze yaraje afata ijambo. Ese aravugira Mr. Stone, umukobwa yabonye yuko Mr. Stone arengana ndetse ari umwana mwiza. Everyone, Bimeze bite buri mwana? my name is Louise, and Amazina yanjye ni Liza. a rich man really took advantage of me. Atubukire yarankoresheje. He Yanyweye ku mihanda. of the street and Yanyweye ku mihanda arangije. lots of money. Ansezeranya amafaranga menshi. Manipulated me, and he did it just because he's a rich man and he thinks Ndi hakuri no kubera yuko atekereza ko ari umukire. abuse homeless. Yarampohoteye. Ndetse bisa nkaho atari njye nyine, ahubwo bisa nkaho ari ibintu amenyereye guhohotera abantu batagira ahantu baba. Izina rye ni uyu nguyu yewe tata we, ubu ntibagiye kuvuga ngewe. Izina rye ni Jacob. Yakobo. Yeah. Jacob. Inde He tried to ni Yakobo. Yakobo yagerageje ariruhutsa. Is it a joke? Ibintu ni imikino. Ntabwo ari imikino, tubona reba. I don't need. Bateye amafaranga yawe nta nubwo nyashaka. Sukuri ntikwigaragaza. Ibintu rwose urubusazi. Baye hakwe no sha. Twaramenye yuko. Find all my stuff in there. Ati murewe no mu modoka yiwe murasanga aya ma staff yose. Accounts. You will see the purchase of this dress. Understand? Ati mumbabarire kuba kutumva neza. Urebe Has donated his severance pay to our charity. hakwe no mukobwa baramwishimiye kubera akazi akoze, yavugisha ukuri kose. Hakwe no muzana hakwe no yasobanukiwe yuko ari umunyamuhanda nta kazi agira. Ese You saved my life. umva watabaye ubuzima bwanjye. I should have turned him down in the first place. Nakagombye kuba nabikoze kare ahubwo That's what I've. mbere bitaranagira hakuri no. Ati mvura zise
If you had said no, Yeza kuba mubwiyeho ya I found someone else. yari kureba nundi hano hanze barahari benshi barahari She wouldn't have had the same kind. ahubwo ndi umunyamahirwe kuko yaje kuri wowe sinzi niba yari kubona undi ufite ubutima wo kuvugisha ukuri nk'uwawe Hard and clear conscious as you. You know, I kept thinking, nakomeje gutekereza ese uyu ni wowe koko uri hano ndi kureba Oh, urareba ni njyewe could be ubwo ntiyiraririye what are you talking about? ndimo uravuga ibiki fine, it's a good idea. You could make a great manager for one of the chairs. ati none se wakugira manager hano nawe ukaba umwe muri twebwe ukazajya ufasha abantu batagira aho baba babasabirizi The only bad joke is atuva so many homeless people in this world, and other people just do nothing. So tell me, do you want to have a chance to change yourself and others like you? atuva abantu hano hanze bakora ibindi ariko ntabwo bashimishwa no gutabara ubuzima bw'abantu hano hanze babasabirizi uti se wowe wakifuza kuza ukamwe muri twebwe ukagifasha abantu babasabiriza hano hanze abantu badafite aho baba Into the team. ubu turakaza neza ku ikipe naho tuyisoreje ndetse babwira ngo niba uri kunkurikirana kuri YouTube kanda subscribe cyangwa se niba uri kwireba yikuye kwa DJ ugende mubwira utimereza n'izindi nyinshi kandi nujye ugasanga DJ ntayifite uzamenye ko DJ adatwika adafite ama OGB ya JB ndeba kuda cyane ciao ciao